nzashimira Imana nzayisingiza mbwire hose ibyiza yankoreye nzayibyinira ndeza amaboko tavuze ubutumwa yampaye yankunze ntarayimenya na busa aho nyimenye irandagira inyereka intwaro Bibiliya ko ariyo ikandagira umwanzi nzashimira Imana nzayisingiza mbwire hose ibyiza yankoreye nzayibyinira nteza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Ndabasuhuza rero mwese kandi nabashimira kuba mwavuye hirya no hino mukitabira iyi konvansiyo nziza twatangiye kuvugaho tugikomeza no kuganiraho mu kanya bagenzi bacu bo muri Kongo no mu Burundi nabo baraza kutuganiriza. Kwa mwakoze igikorwa cyiza n'Imana itabura guha umugisha. Dore turimo turavuga tuti Imana yambaye intwaro Bibiliya wari ikandagira umwanzi mu kanya ndaza kubabwira ibyo Bibiliya hari ikintu nayimenyeho ni nabyo ndi baganirize gusa kandi bize kubatungura. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro Madame Marina uramuzi mu kanya ndaza no kongera kumuberekaho gatoya kuko kuva ku ntangiriro arahari arakomeye aracyakomeza. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Kantengwa ngira ngo nshimire ku buryo bw'umwihariko tugitangira kuko iyi convention yatekerejwe hari abaminisitiri babiri mu by'ukuri bari bayishyigikiye kurushaho. Minisitiri muri Presidence kubera ibyo amaze kubabwira ari amashyirahamwe yo kuva muri groupe yacu gusa bakajya hanze kureba abandi kugira ngo dufatanye, ariko na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nayo igenda igasanga kugira no ku banyamahanga tugomba gufatanya. Niyo mpamvu mbashimira rero iyi convention barayihetse barayitekereza, ariko nkuko mwabibonye bafatanya n'intumwa za rubanda nyine kwitegura no kuyishyira mu bikorwa. Uyu mugabo rwose Banyakubaha rero ba Minisitiri muri Presidence nshimira kuba mwembi mwaje, ba Minisitiri n'abanyamabanga ba leta, abadepite n'abacamanza bo mu rukiko rwa rubanda, Nyakubahwa Lieutenant General Jacques Kanyamibwa turi kumwe hano araza kubaganiriza muraza kumva impamvu dukomeza kuvuga ko ari umukuru w'ingabo ari kandi n'umukuru w'ingabo koko n'abatari babizi babimenye. Hanyuma na Nyakubahwa Chancelier ushinzwe umujyanama wa Perezida ariko bashinzwe n'imidari ndetse n'amashimo no mukanya araza kubishyira mu bikorwa muraza kubireba mu byitege hari igihe hagize kuboneka babona imidari n'amashimo. Bavandimwe b'abanyekongo turi kumwe muri uyu mugoroba kimwe n'abarundi kazi turi kumwe. Uyu munsi rwose ndumva mfite ishema ndumva nezerewe, hari ibintu ntari buvuge binejereje kurushaho, ariko wenda burandaza nabyo ndaza kubivuga ntawamenya. Ariko ndiyumva mwakanyamuneza rwose kihariye ko kuba ndi hano muri Ottawa kuko byashoboka ko tutanahaba. Nkaba ntewe kandi ubwuzu no kuba numvise umurishyo w'ingoma sinari nziherutse. Abavandimwe b'abarundi mwongere mu bambero amashyi kuri uriya murishyo w'intebe. Hari ikindi kintera ubwuzu nk'umunyarwanda ngiye kuvuga nk'umugabo w'umunyarwanda iyo mbonye abategarugori b'abanyarwandakazi bateze n'urugora ariko barahagurutse ntitwabaha amashyi n'impundura. Murabona bataberewe? Baraberewe. Speaker rero arampagurukije ngo nze mbaganirize ni ikiganiro ndaje mbaganirizeho gatoya. Iki kiganiro ndagishingira ku ngingo eshanu gusa ntoya ngufi. Iya mbere ndaje kugira ngo mbereke abashyitsi, hanyuma ingingo ya kabiri ndaza kubaganiriza bya bimaze kuvuga mu kanya bya Bibiliya. Hari ikintu nabimenyeho, hari ikintu nabyungutseho, ndaza kubereka ishingiro niremenya kuri ry'ubutegetsi bw'igihugu kuko aricyo turi kuganiraho. Ingingo ya gatatu ni amahoro y'u Rwanda, ingingo ya kane ni amahoro y'akarere k'ibiyaga bigari, hanyuma na rya jambo Minisitiri muri Presidence amaze kuvuga ngo hari formule yabonetse. Nashakishije ijambo ry'ikinyarwanda formule, mwe muracyayibuka formule icyo bivuga? Formule
ngo ni imbundo, ariko sinzi niba hari abantu bakimenya bene ibyo ngibyo twabyigaga kera muri primaire ngo ni imbundo. Abashyitsi ba mbere mbereka rero nabo muri Kongo bifatanyije natwe muri uyu mugoroba, bemeye kuza tugataramana. Muziki ibihugu byombi biri mu ntambara, ariko ko abantu batera intambwe nk'uko byabaye mu minsi ishize. Perezida wabo Perezida nshimira cyane Felix Antoine Tshisekedi akavuga ku mugaragaro mbere ntabwo twageze twumva ibintu nk'ibyo ngibyo, ko n'abanyarwanda burya yabasuzumye agasanga baragowe, akabisuzuma agasanga ubwo bakeneye gufashwa. Hari undi mwari mwarumvise abivuga, ubwo baranatangiye. Nyuma yaho mwarabibonye, yatumiye bamwe, nanjye vuga ngo muri twebwe sinzi niba turi benshi, ariko ngewe narabivuze ku mugaragaro, nzavuga benshi, ariko narabivuze ndanabyerekana, ariko nuko yari yampaye n'uruhushya ko nabivuga. Muze tuganire, ni muze twishyire hamwe tuganire. Abanyekongo turi kumwe hano rero nagira ngo bahaguruke rwose tunabashimire, munababone ko bahari koko, baje kwifatanya natwe, baje kwifatanya n'abanyarwanda. Murabona ko turi kurwana. Rekongore umvudare. Merci beaucoup. Uyu nawe banza ari umukongore ariko w'icyangugu. Nagiraga ngo nshimire abarundi turi kumwe hano. Abarundi bo tunavuga rumwe nyine. Abarundi nabashinga ntahe tuganira na Perezida Felix Tshisekedi, yaravuze ati ariko mujya muganira na bene wanyu b'abarundi, ko njya mbona mwebwe mufite ibibazo byenda gusa kandi mukaba munumvikana. Abarundi bari hano nabo bahaguruke tubasuhuze. Hari umwe waje kubahagararira, ariko n'abari hano niba muhari muhaguruke. Barimo n'abavandimwe bakubise umurishyo w'ingoma, none banza kubera icyo bari hanze, bari kwitegura baracyakomeza. Yego, ndagira rero ngo nongere nsuhuze niba hari n'abandi nanjye kuvuga ngo abanyamahanga. Oya, ntabwo ari abanyamahanga. Muri ibyo bihugu byombi nta kibazo, birahagije. Reka nsuhuze mbereka abo muri Grex. Rero muri Grex ndabereka abaminisitiri musanzwe muzi. Abaminisitiri bo muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, uhereye kuri minisitiri w'intebe, bahaguruka mukabasuhuza, bavuye hirya no hino kugira ngo baze kubaganiriza. Murabona ko bahari, murakoze cyane. Urugendo mwafashe, bavuye hirya bavuye hino, turaje tubigarukeho. Ariko turimo n'intumwa za rubanda. Twebwe murumva ko twatangiye kubyitegura, bira minisitiri muri presidency yavugaga twatangiye kubyitegura nkaho turi abayobozi b'igihugu. Buriya wabona harimo n'intumwa za rubanda zikuriwe na Bwana Safari, turi kumwe hano, Honorable Safari. Intumwa za rubanda muhaguruke tubasuhuze. Nabwumvise ubutegetsi bwa kabiri. Turimo n'abacamanza, kuko rwa rukiko rwa rubanda ruri gutoza abacamanza. Niba hari abacamanza bari hano namwe mwahaguruka tukabasuhuza, kandi nababonye. Ntabwo ari aba gusa, namwe murabazi, bajya babiyereka ku mugaragaro. Ariko ntabwo ari aba gusa. Nagira ngo nsuhuze noneho nkurikije ibihugu mureba hano twaturutse. Ubu se ndahera ku kihe gihugu? Baturutse mu Bufaransa, urabona. Mu Bufaransa rwose. Bufaransa murabona bahavuye. Yego, abaturutse mu Bubiligi hari abahari? Mu Bubiligi burahagarariwe. Hari abaturutse muri Irlande, bahaguruke nabo tubasuhuze. Hari abaturutse mu gihugu cya Suwede bari hano, muze tubasuhuze. Muri Suwede. Hari abaturutse mu gihugu cya Norvège nabo bavuyeyo. Ku mugabane w'Uburayi hari ikindi gihugu, abaturutse mu Budage. Tugeze muri Amerika, baturutse mu gihugu cya Amerika. Murakoze cyane. Baturutse mu gihugu cya Canada rero twaje dusanga, namwe mwahaguruka tukabahobera.
murakoze cyane. Hari abaturutse ku wundi mugabane rero, uwo mugabane n'uwo duherutse gusura, niho konvansiyo iheruka yabereye, nabo badukurikiye ngo baze kureba ibibera muri Canada, aho ni mu gihugu cya Australia, nabo bahaguruka twabasuhuza. Nta gihugu twibagiwe ubwo, ntacyo bitwaye. Murabona ko turi ku isi hose mu yandi magambo. Muri Afurika haracyari ikibazo. Mwemayire hariya tuye rwose bari bakoze n'ibikapu babihambiriye. Ariko igihugu cyanyu nticyoroshye kukinjiramo, hari igihe gitinda gusubiza, abategereje barenga 50 bagitegereje visa batarasubizwa. Nta kundi twabigenza. Ndabashimira ko twavuye iyo hirya hose. Ubu aba bantu koko bavuye muri biriya bihugu byose ntabwo bazi icyo bakora buriya. N'uwabura icyo akora, hari igihe njya numva nshaka ngo nifuza nk'amasaha nk'umunani nanjye nkaryama ngasinzira nibura umunsi umwe. Buriya bariya abantu wenda ntibabona nk'ayo masaha 8 aho kumara iyi nzira, wenda bakiryamira bagasinzira koko bakaruhuka. Niba mwaje nuko muzi icyo mukora, niba mwaje nuko muzi icyo mukurikiranye, kandi icyo ngicyo mukurikiranye ni insanganyamatsiko nyine turi kurwanaho. Ni insanganyamatsiko tuvuga tutamahoro. Amahoro mu Rwanda, amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro mu Burundi no muri karere kacu, amahoro mu gihugu. Iryo jambo igihugu rirakomeye. Nanjye ndifuza kubaganiriza kuri iryo jambo ryonyine, amahoro y'igihugu rwose. Amahoro y'igihugu. Nagerageje kumenya aho ijambo igihugu ryaturutse, ntabwo nahamenye neza. Sinzi mvuze ngo tuvuge ngo definition y'igihugu niba hari uwahita abona icyo abivugaho, ariko twese nyamara twumva icyo bivuga. Wenda kugira ngo umuntu abyumve neza yaritandukanye n'indi jambo, waryegeranya n'iri jambo byenda gusa, bitandukanyijwe n'inyuguti imwe gusa, ariko ubundi byenda kuvuga kimwe. Iryo jambo ni iri igihuru. Cyanze bikunze bifitanye isano. Igihugu ni ahantu abantu bagenewe kuba, turaje tubirebeho gatoya, kugira ngo bagire uko babaho bitandukanye no mu gihuru. Mu gihuru naho abantu bashobora kuhaba, kandi principe yo mu gihuru turayizi nyine. Ikikwereka ko abantu bageze mu gihuru nuko akanyamaswa kanini gatungwa. Ibyo ni mubibona muzamenye ko mutakiri mu gihugu, mwageze mu gihuru. Twe tuje kwiganira rero amahoro yo mu gihugu atari ayo mu gihuru gusa. Ivyerekeye imibereho y'igihugu byubakiye ku mabanga akomeye. Nubwo igihugu twese tukizi, nubwo tugerageza kumenya icyo bivuga, ariko ivyerekeye imibereho y'igihugu, amahoro yacyo, iterambere ryabyo, uko byagenda neza, nta muntu wapfa kubigeraho adafasha akanya ngo abihige, abisesengure ndetse abisobanukirwe. Niyo mpamvu nyine igihugu kitagira abacurabwenge, kigwa ruhabo nyine kikabura gitabara, nk'ibyo amasaduha muri iki gihe. Rimwe muri ayo mabanga niryo nifuza kubabwira. Hari igihe bigaragara ko igihugu izingiro ry'amahirwe yacyo, izingiro ryo kubaho ryacyo rigira gutyo ugasanga ryizingiye ku mateka y'umuntu umwe runaka. Ibyo mwari mubizi? Umuntu umwe mu izina rye runaka, iterambere rigaheraho, uwo muntu agasa n'ukibereye amahirwe, nuko igihugu kikabaho. Ariko ku rundi ruhande nabwo amakuba n'ibyago bikomeye igihugu gishobora kugwamo mu gihe runaka cy'amateka yacyo, nabyo niko bimeze. Nabyo biba bizingiye ku izina ry'umuntu runaka. Mbese akaba mugani wa Kinyarwanda twese tuzi ngo akiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye, wakabigenza atyo, cyangwa se ngo akamasa kazaca inka. Niko bigenda no ku gihugu. Igisobanuro rero cy'ubwo bucurabwenge nk'uko nigeze kubibaganiriza, hari ahantu nagiye kugishaka, ndakomeza ndashakisha, kuko ubundi sinari naragenewe kuba ndi hano mbabwira ibindi kubabwira. Ngewe nari naragenewe kuba umusaseridoti, narabikunze, ndabihamagarirwa, ndabyigira, mbigeraho, mbikora mu Rwanda, mbikora mu mahanga, by'umwihariko mu Bufaransa, ahubwo bigeze aho ndahagaraniye izira muri ibi ngibi. Kandi ntaretse ibyo nari ndimo, hari abajya babyibeshya rimwe na rimwe, ahubwo ari intambwe yisumbuyeho. Kera nigeze kubaza umwana i Paris, nari mvuye mu Rwanda nje kubatiza umwana i Paris, yari umuryango w'inshuti zanjye z'abazungu. Noneho uwo mwana amaze gukura, nyuma amaze kugira imyaka 6, namubwira nti niko sha nongeye kubasura iwabo. Wowe urashaka numara gukura urashaka kuzakora iki? Karandeba karambwira ngo je voudrais faire un métier très dangereux. Très dangereux.
danger ubwo bishaka kuvuga ikira hatari ya kufa, umurimo wa hatari ya kufa. Noneho ndamubaza ndi muri none se urashaka kuzaba umupadiri? Karandeba karakana kakahungu rwose kaza urwenya, karambwira ngo uko mbibona umupadiri ntabwo nta riske afite, yavugaga igifaransa, yo kuzicwa n'umwana w'uruhinja batiza. Ubwo kandi baranansubije nyine, ambwira ko umurimo w'ubupadiri atari danger, watabona ko ari danger. Uwo murimo rero nari ndimo ntacyo wari untwaye, nari nkukunze, numva mfite ubutumwa Bibiliya nka kundi twabiririmbaga, ariko ibyitwa igihugu naje gusanga ari intera yo mu rwego rwo hejuru y'ubwo butumwa nakoraga, ariko kucyumva no kumenya ibyacyo. Igihugu rero ni ikintu gikomeye cyane, ku rugero no mu ijuru nta rindi sezerano bagira bakorera umuntu, Imana ikorera umuntu yakunze, uretse kumusezeranya igihugu. Ngiye kubaha inkuru eshatu gusa uyu munsi, ndabibwirira inkuru gusa ubundi ndekera. Ngiye kubabwira inkuru y'umugabo, ubwo tutagiye amazina rero. Igihugu kigira gutya kikizingiraho, kikabaho, kigatera imbere cyangwa kikanapfa. Inkuru ya mbere mbabwira ari y'umugabo witwa Aburahamu, mwigeze kumwumva. Iyo nkuru iri mu gitabo cyitwa Icy'Intangiriro. Ku bakunda Bibiliya n'abatayikunda ariko nta kibazo, ariko abatayikunda mushatse mwazajya gusomamo mukareba. Harimo ibitabo byinshi, niyo mpamvu byitwa Bibiliya, bivuga ta Bibiliya no kuvuga ni biblioteke. Harimo ibitabo byinshi, harimo igitabo rero cyitwa Icy'Intangiriro, ni nacyo cya mbere. Ubwo intangiriro bivuga iki? Fondation, fondement, aho ibintu byose bishingiye. Ndetse mu gifaransa bakita ngukira icyo gitabo cy'Intangiriro Genèse, uko bivuka. Aho rero niho hari inkuru mu mutwe wa 15, inkuru yo mugabo witwa Aburahamu. Ukuntu yari umuntu uraho gusa nyine, niko nari ngiye kuvuga. None ariko aza kugira amahirwe yo guhura n'Imana, baraganira. Baganiriye, Imana iramubwira iti sha va muri icyo gihugu urimo ugende, nkuko twagiye twangara, ugende uzajya hano nzakwereka, kandi ho nzahaguhera igihugu. Irakimusezeranya. Sinirwa mvuge inkuru ya Aburahamu yose, muzayisoma, ariko hari ahantu byaje kugera muri uwo mutwe. Imana iramubwira ati ngende ndashaka kuzaguha igihugu rwose, kandi icyo gihugu nzagiha urubyaro rwawe. Nduhoraho wagukuye muri Uri y'Abakalideya kugira ngo nzakugabire iki gihugu. Arakimwereka icyo yashakaga kumwereka icyo gihe, ngo hari nko mwibonekerwa. Aburahamu aramusubiza ati Nyagasani Mana, nzabwirwa n'iki ko nzagitunga? Uhoraho ati jya kunshakira inyana y'imyaka 3, uzane n'ihene y'imyaka 3, isekurume y'intama y'imyaka 3, hamwe n'intungura n'inuma. Aburahamu ngo ibyo byose arabizana, barangije bakora amasezerano. Rero bakora amasezerano. Ayo masezerano simbabwira uko byagendaga, kubera ko Abayahudi bari bafite uko bakora amasezerano akomeye. Twebwe iwacu ayo masezerano byitwaga kunywana. Umuntu akikeba banza arikunda, akikeba kunda, amaraso akayashyira ku kibabi, nundi akabigenza atyo. Nta kindi bongeragamo amacandwe sembeze. Noneho bakayanywa, umwe akanywa yundi, basi ubwo muri icyo gihe rero Abayisiraheli twenda gusa cyane ndetse bikomeye, nabo bagiranaga amasezerano bakagira uko babikora. Dore hariya bari kuvuga uko baturaga ibitambo. Aburahamu rero aragenda, iyi nkuru irakomeye cyane. Aragenda azana ibitambo nkuko babivugaga, ubundi baragendaga bakubaka alitari, bakabisaturamo kabiri, bakabirambika kuri alitari, barangiza bakabitwika. Ariko ukabitwikana n'uwo muri kugira gute, muri gukorana isezerano nkuko abanywanagaga babigenzaga. Aburahamu rero aragenda, Imana yari yamuhaye rendezvous, baragenda barabikoze ibyo ngibyo. Aburahamu ategereza ko Imana iza, araheba. Arategereza araheba. Bigeze aho umusaza agatotsi kaza kumutwara, kamutwara asinzira. Akangutse asanga igitambo cyatwitswe. Ubwo bishaka kuvuga iki? Isezerano ryari ryabaye, kuko isezerano ryagira mu gutwika ibitambo ryari ryabaye, ariko riba Aburahamu adahari. Usezeranye n'Imana, usezeranye n'Imana bigenda gute? Imana isezerana yonyine. Isezerana yonyine se kubera iki? Kubera ko igihango wakinyuraga uruhande byamugendereraga gute? Cyaramwicaga. N'icyo gihe niko Abayisiraheli babyemeraga. None Imana kuko izi ubwenge, yajya gusezerana n'umwana w'umuntu. Aburahamu niwe tubona nibura igasezerana yonyine, ariko isezerano rikaba ryatunganye. Ubwo rero Imana yamubwiye ko izamuha igihugu, niryo sezerano yonyine yamugiriye. Nyuma yongeraho ko ikimuhaye kubera ko azabyara, icyo gihe ari n'ingumba ye, ko azabyara urubyaro rwe rukazabona icyo gihugu. Areka ngaruke kuri ako kantu k'Imana isezerana n'abandi, igasezerana yonyine. Mwega musezerana n'abantu,
ukiteza umugabo utazi iyo yavutse nuko byagenze mugasezerana, ukiteza umukobwa utazi uwamureze niyo akomoka ngo murasezerana. anyuzemo ariko ntimutandukane none da ntacyo bitwaye. Aburahamu rero yahawe igihugu, ako kantu niko gakomeye, yahawe igihugu ngo kizabe gakondo y'urubyaro rwe, rwari ruhamagariwe kororoka mbese ngo nk'inyenyeri kuruta inyenyeri zo mu kirere, ngo ni musenyi wo ku nyanja. Ariko hari impamvu yarahawe igihugu, aho rero niho tugomba kumenya yarahawe igihugu kubera impamvu ebyiri. N'ubundi rirasomo rirakomeza rikabivuga ngo yaragihawe kugira ngo uke, kugira ngo abana be batazigera baba abacakara n'abaja n'inkoma amashyi n'abagererwa b'abanyamahanga. Eko kantu mwari mukaze, abantu bahabwa igihugu kikitwa icyabo kugira ngo barekereho kuba abaja, abagererwa, inkoma amashyi z'abanyamahanga. Ndetse Imana muri aravuga ngo bazabanza icyakora babinyuremo ibingibi by'ubucakara imyaka ingahe? 400. Ntacyo bibabwiye ubwo abo mu Rwanda, ntacyo bishaka kuvuga. Imyaka 400 nyuma niho bazamenya ubwenge, bahabwa igihugu bakamenya agaciro kayo. Abo mwebwe banza imyaka 400 yarashize mujyawe n'ubundi muragita. Icya kabiri, impamvu ya kabiri bahabwa igihugu kikaba icyabo bakakigarurira, ngo no kugira ngo bagire ubwigenge mu mutima no mu mutwe bwo kwisanzura, ngo bazasingize Imana ntawe ubahagaze hejuru kandi ntawe ubahatira gusenga ibigirwamana. Impamvu ebyiri gusa. Abahabwa igihugu bakagitakaza, muzasuzumira aho ngaho murebe uko byagenze, murebe kuki abantu bagomba kugira abandi abacakara, kuki abantu bagomba kugira abandi abaja kandi bari mu gihugu kimwe. Ubundi ntibyakabayeho. Icyo gihugu turareba aho kiri kujya. Israel na Palestine bari kutubwira, ubwo tubonye ishusho y'umuntu wa mbere igihugu cyiyubakiyeho, Aburahamu wagihawe, akagihabwa kandi kikabike izina rizwe. Buriya mu bitabo bya Bibiliya inkuru z'amateka zitangira kuri Aburahamu. Imbere ni inkuru gusa. Ibitabo bya mbere inkuru ya Aburahamu niyo nkuru y'amateka, izindi ni ibitekerezo by'ukwemera, ariko amateka ushaka kuvuga n'amatariki naho ngaho atangirira. Aburahamu yabayeho ryari? Hafi yo mu mwaka w'1812 na 13 mbere ya Yesu. Ubwo murumva ari ryari? Nicyo gihe Imana atangiye kuvugana n'umuntu imuha igihugu. Ariko mwongere mumenye akabanga, burya ibihugu byose Imana ntibura uwibiha. Imana ibagihaye umuntu, Imana niyo itanga igihugu. Kwicara gutya ntimumenye ko ari umuntu ufite ibanga, ngo uyu musaza wenda Imana yaramwibwira iti we nk'igihugu cy'u Rwanda ndakiguha. We murabona ari guharanira ubusa mwe uko mumureba. Amateka ya Israel rero cyangwa se iyo Palestina kuko byari bifatanye, ntabwo ari muri Bibiliya kuko twavuze ko ariyo turi gutindaho gato cyane, ntabwo ashobora kumvikana ngo umuntu amenye ibyo ari byo utavuze iryo zina rya Aburahamu tuvuge. Hari undi muntu wakomeye cyane muri icyo gihugu, nawe watumye igihugu kibaho cyangwa se umuryango ubaho. Uwo ninde? Abo ni abana ba Aburahamu. Musa, muramwibuka, baragiye hehe? Muri bwa bucakara n'ubuja. Musa yabayeho mu gihe ryari? Ahagana mu 391 kugera mu 271 mbere ya Yesu niho havugwa. Urumva ko ari abantu bo mu mateka ushobora kumenya igihe bavukiye n'igihe bapfiriye. Mu rwego rw'ubutegetsi na politiki hari abantu muzi muri icyo gihugu mudashobora kuyoberwa. Ni nkande? Nk'umwami Dawudi. Hari umwami ubonye Dawudi ariko twese turamuzi. Nyamara uwo mwami arazwi ukuntu yayoboye icyo gihugu kivuye mu maboko yari umwami wa kabiri, kuko wa mbere yitwaga Sawuli, yari afite uko abimikorere ye, ariko Dawudi agihawe igihugu gitera indi ntambwe. Dawudi yabayeho ryari? Igihe yavukiye n'igihe yitabiye Imana birazwi. 1004 mbere ya Yesu kugera muri 970. Uwo ni Dawudi. Hari undi muntu wakomeye cyane uzwi, we turaje ku nkuru ya kabiri, nk'umwami ninde muri icyo gihugu? Salomo, umuhungu wa Dawudi. Azwiho iki? Ubwenge bwinshi n'umuziki n'ibindi. We yabayeho muri 970 kugera muri 931 mbere ya Yesu. Murumva ko yari amateka. Abo nibo bahanze icyo gihugu, barakirema, baragihagarika, nk'uko mu ndirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda bavuga ngo abakurambere b'intwari bitanze batizigama.
hari igihe tugiye kuvuga amazina tutabyumvikanaho neza, ariko ibyo ari byose bariho abakurambere b'intwari bahanze igihugu cy'u Rwanda. Amazina dushobora kutayumvikanaho neza, ariko barahari, niyo mpamvu icyo gihugu nacyo kiriho. Aba ni bamwe rero mu bantu babaye amahirwe rwose kuri kiriya gihugu cya Isiraheli. Baragihanga, baracyagura, kibihanga rikomeye. N'ubu nubwo ari agahugu kangana urwara, gahindisha isi umushyitsi. Ibyo murabizi kubera bariya abantu bagihanga. Wavugamo benshi. Nifuje guhagarara kuri aba bantu bake gusa, kuko turamutse dushoboye kumva ibanga ryabo, ibibazo turi kwibaza by'amahoro n'umutekano mu karere kacu, dushobora kumenya nuko twabyitwaramo kugira ngo tuzagere ku bisubizo. Hari umuntu muri babandi nabo bahanga imyumvire y'abantu, bahanga ubwenge bwabo kugira ngo ibihugu bibeho. Hari umuhanuzi noneho, kuko uyu muntu uhanga igihugu ashobora kuba umusirikare, Lieutenant General, ashobora kuba umuhanuzi, ashobora kuba umuvugabutumwa, ashobora kuba wowe, ashobora kuba ngewe, ashobora kuba uwo ari we wese, ariko abo bantu nyine no kubareba. Umuhanuzi rero witwa Yeremiya, ndagira ngo muvugeho ikintu. Yigeze guhanura ikintu gikomeye, kuko Imana yashaka kutwigisha ibyerekeye igihugu. Imana ivuga ikintu gikomeye kuri bariya bantu. Yeremiya uyu we yavutse mu mwaka wa 350, aza kwitaba Imana, aza kugwa mu Misiri ahagana mu mwaka wa 587 mbere ya Yezu. Imana yamwijura ibanga rikomeye. Iryo banga nibwo butumwa bwanjye bw'uyu munsi. Ibindi byose nimushaka mubyihorere, twaganiriye nimuryumva iryo ngiryo, nyabone mukarisengeraho, rizaba rikomeye. Imana yababwivuze ukuntu igenda ibyo bihugu imaze gutoranya abantu, uko ibatoranya n'iki batuma ku byerekeye igihugu. Nibyo turi kwivugira. Umutwe wa 3 umurongo wa 15, hari uwuzi mu mutwe wa Yeremiya ikivuga? Ntabwo ntaba wibuka. Abo muri ayipa bagombye kuba bawibuka. Nzabaha abategetsi. Ijambo bakoresheje bakuryita abashumba cyangwa ukabita abategetsi. Nzabaha abategetsi banyuze umutima wanjye, bityo bazabategekana ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi, nguko uko Imana ibona igihugu. Niyo itanga abategetsi, ariko abategetsi itanga bafite uko bateye. Kuko ari guhumuriza abantu bari bafite ibibazo nk'ibyo dufite muri karere kacu muri iki gihe. Imana ibwira uriya muhanuzi ngo genda ubabimbwirire, genda mu munwa wawe usobanura, utobora iryo jambo. Nzabaha abategetsi banyuze umutima wanjye. Mu zindi Bibiliya, ni Bibiliya ntagatifu, nagiye muri Bibiliya yera nsanga ngo bahwanyishijwe, niba ari umupasiteri yaza kumfasha, bapimiye neza ku mutima wanjye ku buryo unezerwa. Ngo nzabaha abategetsi banyuze umutima wanjye, bityo bazabategekane ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi bakoreshe mu Gifaransa ngo ni intelligence et sagesse. Ibyo byombi biratandukanye ariko biruzuzanya. Intelligence ni iki cyangwa se ubushishozi buvugwa hano no kubasha gushishoza ukamenya kumenya ukuri, mbese ukuri. Naho sagesse cyangwa se ubwitonzi no kumenya kwa kuri wamenye ko wagushyira mu buzima bwawe cyangwa mu mikorere yawe kukabigenga. Ibyo ngo nibyo Imana ishaka. Abantu bazi ubwenge, ariko ubwenge butari ubwo mu bitabo gusa. Ubu ngubu nyine dusigaye tuzi byinshi twize, ariko ubwo bwenge bukamanuka no mu buzima busanzwe, bukagira icyo bukora. Niba uri umuyobozi bukagaragarira mu miyobore yawe. Bego ukuntu abategetsi muri iki gihe bakeneye rwose ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi, kandi bakaba banyuze umutima w'Imana. Ibyo ngibyo turaje tubiganireho gatoya. Ikimenyimenyi cyerekana ko iki kintu umuhanuzi yavuze cyari cyarabayeho mbere ye kuri wa mwami witwa Salomoni. Salomoni rero yari umwami. Iyo ni inkuru yine. Yigeze gukora ikintu. Salomoni yari yarabonye se Dawudi. Salomoni sinzi niba mumuzi aho akomoka. Nyina muramuzi? Hari umuntu uzi nyina wa Salomoni? Abadamu mwagombye kuba mubizi. Basheba ni uwuhe? Wari umugore wa Uriya. Umunsi umwe umwami Salomoni yigeze gukora icyaha. Kandi burya ngo abagore bose muri icyo gihugu nyamara bari bameze nk'abo mu Rwanda, ngo abagore bose nabandira bari ab'umwami, ntacyo yarahagazeho, ntacyo yahagararagaho, byari byemewe. Ariko ntabwo usanzwe abagore bafite abagabo babo bashyingiye bubatse ngo babahaga amahoro. Noneho aza kubona umudamu w'abandi, yari n'umugore w'umusirikari we, aramubenguka ngo amonye yebwa. Noneho aramushaka, aramukenera. Amaze kumukenera, ni umwami ntawamubuzaga. Noneho ariko uwo mugore aza gutwara inda muri ibyo ngibyo. Ikibazo kiravuka. Ingaruka zitagiye kuza nyine z'icyaha, hari igihe dufata ibyemezo nuko. Twese niko tubayeho, umuntu ashakisha igisubizo. Icyo gihe umwami yabuze igisubizo. Noneho aza kukibona. Igisubizo yabonye ni iki? Ubwo rero batangiye gupfa.
igisubizo yabonye ni ikihe? Nicyo gufata umugabo wa mugore witwa Uriya akamujyana ku rugamba kuko bari mu ntambara, kandi abwira Lieutenant General ngo amushyire imbere kugira ngo agweyo. Niko byagenze. Imana iramurakarira cyane, iravuga ati ubuziki koko, ubuziki muri iki gihugu ukuntu nakwemeraga koko, ubuziki. Nuko ahimba indirimbo nziza cyane za buriya 50 cyangwa 51 handi yavugaga uko asaba Imana imbabazi ku bicumuro bye, yongera kuyiririra. Ibyo ntitubitinda. Icyo nashaka kuvuga rero, uwo nguwo nyine wo Salomoni umunsi umwe yigeze gufata abategetsi be bose abazamura umusozi, timuze sha tujye kwegera Imana tuyiganirize turebe. Arabazamura, noneho ngo Imana iza kumubonekera. Urumva gahunda yafashe, ubonye abategetsi bose babagenza gutyo, bakabwira abandi bategetsi nyine dusange Imana tuganire. Imana iramubonekera uwo Salomoni, kubera ko hari ibintu yari yakoze nk'ibyo byo gutwara abandi bategetsi ngo bajye kuyishimira no kuyisenga. Iramubwira ati saba urumva naguha iki? Icyo kibazo mwigeze muhura nacyo? Saba urumva naguha iki? Kibazo cyiza. Ngiye kuvugira ku Barundi, abarundi ibigeze guhura n'icyo kibazo. Urayizi iyo nkuru? Ntago yize nyivuge. Abarundi icyo mbakunda nuko ameze nk'abanyarwanda. Ibyo ngiye kuvuga ku Barundi mugishyire no ku Rwanda. Umurundi niwe Imana yabwiye ati saba Safari, urashaka ko nguha iki koko? Ariko Imana yongeraho n'akantu, atariko icyo ndi buguhe umuturage wawe ndamukubira kabiri. Nuko Umurundi yatekereza ati niko bimeze? Ati uretse maze ntekereze neza. Arangiza aravuga ati mukaba nobora ijisho. Ubundi nyine umuturanyi abiri yombi cyo kiraba kirangiye. Amasengesho yacu impamvu atabona ibisubizo kenshi nuko ameze. Salomoni we siko yasabye. Salomoni iyi nkuru niziza nayo ushobora kuyisoma rwose, azayisomere. Yaratekereje, warasaba, umva ikintu yasabye. Yaravuze ati muri iryo joro, reka akantu nkabasomere gatoya ntabwo biri butinde. Muri iryo joro Imana ibonekera Salomoni maze iramubwira iti saba urumva naguha iki? Salomoni asubiza Imana ati wagaragarije data Dawudi ubudahemuka bukomeye, maze uranyimika ndamuzungura. Ubutegetsi butangwa n'Imana, arabyemera. None uhoraho Mana, ijambo ryawe wabwiye data Dawudi nirikomezwe, kuko ari wowe wanyimikiye gutegeka abantu benshi bangana n'umukungugu ku isi. Azi impamvu yahawe ubutegetsi. Ubu rero umva rero agiye gusaba, ubu rero mpa ubwitonzi n'ubuhanga kugira ngo menye uko nakwifata imbere y'uyu muryango. Mbiki ubwitonzi n'ubuhanga. Yeremiya bari bamuvugishije ngo iki? Ngo nzabaha abategetsi bagize umutima wanjye, bityo bazabategekane ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Ibi bise ubushishozi nibwo buhanga uriya avuga, kuko ni kimwe, ubwitonzi n'ubuhanga. Ngaho rero urumva uyu nguyu yarazi icyo akora, niyo mpamvu yabaye ikirangirire. Nyuma y'iriya myaka tumaze kuvuga, umuntu wabayeho hafi mu gihumbi imbere ya Yezu, abantu baracyamuvuga, baracyamuririmba kubera kiriya yasabye kandi akanabikurikiza. Ngiye gusozereza ku nkuru ya gatatu, ubundi mbaha amahoro. Ni abantu bitwa Abaromani bategetse igihe kirekire. Abaromani n'Abagereki, ariko cyane cyane Abaromani bategetse repubulika na empire bishyize hamwe imyaka hafi igihumbi, ingoma yabo itavaho igihumbi. Iwacu ubutegetsi bumara imyaka ingahe? Repubulika ya mbere amaze ingahe? Repubulika ya mbere n'iya kabiri icyarimwe 30. Iwacu ngo regime zimara imyaka 30. Hari umugabo hariya baciriye muri Gacaca burundu y'akato ngo bamucira imyaka 33. Arangije araseka aratembaga ati nta butegetsi nabonye bumara imyaka 33 mu Rwanda, muzagenda munsi iki? Ubutegetsi butamara imyaka 30 ubwo hari impamvu byanze bikunze. Bariya bo bamaraga igihumbi. Ariko aba hari ukuntu bumvaga abategetsi babo. Babumvaga bate? Abategetsi babo baje kwita ba Cezari baragendaga bakabakorera ishusho bakayishyira muri temple hamwe n'imana zabo, le divinité, kugira ngo umutegetsi wabo bamubone nk'Imana. Dore ibanga ry'ubutegetsi niryo ngiryo. Umutegetsi w'Abaromani bari Imana, niko bababonaga. Ntabwo ari uko Abaromani barabaswa, ntabwo ari uko bari bayobewe,
nuko bazi ireme n'ishingiro ry'ubutegetsi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, so umugato w'umwana yawuririye, si kigage n'imvuzo wakwihera umuntu uko bishatse. Ubutegetsi bufite isoko hakurya y'ibyo abantu bashobora gutekereza. Ngo ni hehe babitubwiye? Ni mu ijuru. Abaromani bakavuga bati umuntu utegeka byanze bikunze hari umumana bayifiteho. Aka rero kakaba ari akantu gakomeye, banza ariyo mpamvu abantu bamaraniraga ubutegetsi. Umutegetsi unyuze umutima w'Imana aberaho kuba divinite nk'iyo ngiye. Abari Imana. Nagiye gusura, hari umuperezida nagiye gusura aranyakira, noneho ndeba abantu baba bamutegereje, ariko nanjye naratonze umurongo umwaka urashira kugira ngo nzamugereho. Mwabyumvise? Natonze umurongo, naranditse amabarwa, naravuze abo muri guverinoma bakamfasha, ivatari katurenga, ariko aza kumva nza kubyibonera noneho ukuntu babakira. Abantu batonze umurongo aho ngaho bategereje, ngize amahirwe ndinjira mbona musanze aho yarari. Niho numvise ako kandi ibi bintu ntibyoroshye. Mubona atashye uko abantu babyifatamo. Ntago ari uvango no gukabya, si uko abantu ari abaswa, nuko abantu bazi ko iyo umugezeho hari icyo bamukuraho kandi gishobora kugira akamaro. Nuko mugezeho wari ufite ikibazo, byanze bikunze arakiza. Ashobora kukubona wari umutinda akakubwira ati ndakugabiye, ukandi wabona byemeye, ndakugabiye. Umutegetsi unyuze umutima w'Imana niwe iryo jambo ry'ubumana rigira akamaro, kuko aberaho gukiza, aragaba, agaha abantu gukiza, akabarinda inzara, akabafasha, akabayobora mu nzira y'amahoro, kuko ahuje n'umutima w'Imana. Uwo ni nawe nyine ushishikazwa no gutegekana ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi kugira ngo atabare ubuzima bw'abantu be, abarinde ibyorezo, agakora imishinga yo kubateza imbere, bakabaho batewe ishema no kwitwa bene igihugu nk'Abayisiraheli. Bavuga bati ntituzongera kuba abacakara mu gihugu cyacu, nta nubwo tuzongera kuba inkoma amashyi n'abagererwa iwacu, turigenga. Abanyamahanga murebe iby'iwacu ngo tubigezeho, bareba ubutegetsi nk'ubwo ngubwo igihugu kiyobowe gutyo bakabayoboka, ndetse rimwe na rimwe bakabazanira amazimano, bakabashima kuko bari kubigiraho ibyiza. Ureke bya bintu byo kwiyemera gusa imiyoborere myiza ariko ari ubugizi bwa nabi. Uwo ni umutegetsi unyuze umutima w'Imana. Abaromani bavugaga ko ushobora kumva bwa bumana burimo kuko bukiza, ariko umutegetsi ku rundi ruhande ashobora no kugira cya kindi, ariko noneho atari kugira ngo agire neza. Icyo cyitwa iki? Iyo ufite ububasha nk'ubw'Imana ariko bushinzwe kugira nabi, bwitwa ngo iki? Ni ubwandu. Ubwo ngubwo nubwo amadayimoni n'ubwa shitani. Umutegetsi uri mu kirere, nanjye uva mu kirere, uri hejuru aho ngaho, afite buriya bubasha bwose, ariko abereyeho kwica aho gukiza, abereyeho kumena amaraso y'abantu aho kubatabara, abereyeho, hari ijambo ryateye kuyogoza, kayogoza n'akarere, abereyeho nawe wamubaza uti mbere ute, ati ngende ikiringi mashine. Ubwo bumana ari bwoko ki? Ntabwo abanyuze umutima w'Imana, ndababwiza ukuri, aho kugira icyo apfana n'Imana itanga ubutegetsi ikabuha abanyuze umutima wayo, apfa byose nayo, akibera shitani nta kundi byamugira. Ikimuranga n'ubwibone. Hari abantu nigeze kumva bari kubiganiraho. Ikimuranga n'ubwibone, arrogance, nka bwa bundi bwahananduye uwahoze afite izina ryiza cyane riteye ishema. Iryo zina riratangaje. Ubu ngwise Rusufero wabyemera? Theo, ngwise Rusufero wabyemera? Nyamara Rusufero muzi icyo bivuga? Umutwara rumuri imbere y'Imana, niko yitwaga mbere, umutwara rumuri Rusufero. Ariko kubera ubwibone yarahanandutse, ahinduka, aho kuba intwara rumuri ahinduka umwami w'umwijima n'ukuzimu. Niko se abantu bategeka gutyo. Umuntu utegeka nk'uwo nguwo umwise kuzimu, waba ukabije ko amazina agwira kuzimu. Uwo mutegetsi usihisemo kubakira ingoma ye ku bwibone na arrogance, akemeza ko we nabe baruta abandi bantu bose, ko bo badasanzwe, ko basumba abandi, ko yavukiye gutegeka abandi bose bakavukira kumubera abacakara n'abagaragu. Cya kindi Imana idashaka mu gihugu, shyira abandi mu bucakara. Ntabwo aba agishoboye gutegekana ubushishozi n'ubwenge bwinshi. Byanze bikunze icyo gihe icyo we yita ubwenge nacyo gihita kigaragaza, ntibinagoye kubibona mu buryo buteye agahinda. Inda ye niyo agira Imana ye, ibyakabaye rusange akabyita ibye nabe, nka wa mugani muzi uri witwa ngo ibyiruka rya Maheru. Abari Maheru nyine yahuka mu bashinzwe
aho kubabera umubyeyi akabarimbagura, igihugu kigacura imiborogo, amahanga agakangarana, agasakabaka, ndetse bakwicara bakatunyega nko mu magambo umuhanuzi intumwa y'Imana Kizito Mihigo yigeze kuvuga ngo bariya bo nta kindi bazi, nta n'ikindi bashoboye uretse kwicana gusa. Ni ibintu bibabaje ibyo ngibyo, ibyo nabyo ntibyakagombye kwitwa ubutegetsi. Ese ubundi hari none twatangiye tuvuga ko turi buvuge, hari ibyago igihugu cyagira birenze ibyo kuyoborwa n'umutegetsi. Abahanuzi barabutswe ataraduka imyaka myinshi imbere, bagatangariza abantu bose ko azaza ari nde, Rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa. Undi muvumo mukeneye ni uwuhe urenze uwo? Cyakora uwo wahawe izina sindamenya neza uwo ari we, muramenye gusa burya amaso ngo yerekwa bike. Cyakora ari isengesho njya mvuga, ariko nsigaye nararihagaritse kurivuga. Najyaga mvuga ngo rimwe byanjemo gakeya, ariko byaraje nkavuga ariko se Mana waremye byose. Ubwo nanjye nabonye akanya ko gusenga nkitonda rwose muri chape. Mana waremye byose, we mugenga w'ibihe n'amateka, we wimika abami ugahanantura abanyabubasha bakwigometseho, wanyemerera nkongera nkakubaza ikibazo ntagambiriye kukugerageza no kuguhinyura. Ni icy'abanyarwanda twagukoreye, ni icy'abatuye ibiyaga by'akarere keza cyane k'ibiyaga bigari waduhereye ubuntu, twagucumuyeho kugira ngo tugamize kuzimu. Abayobozi bakiringa imashini, ba Rwabujindiri rujya ntiruhage, rujya karibwa n'akataribwa, imyaka yose ikabishize, twakoze iki? Ariko ubwo kirahari, nimushishoza muzakibona twakoze iki. Gusa icyo nshimba Imana uyu munsi, icyo nyishimira sinke ibibazo ibyo ngibyo ndabitinya, murumva ko mba nkoza ahantu hakomeye. Iryo sengesho mwebwe nimukajya murivuga muri zaryihore. Icyo nshimira Imana nuko ubu noneho twamaze kubona ibimenyetso bidakuka, ibimenyetso bihamye ko yamaze gufata icyemezo cyuko igiye guhindurira igihugu cyacu n'akarere kacu amateka. Kandi ndababwiza ukuri, nanjye maze kubyibonera ntibigitinze. Banyarwandakazi, Barundikazi, namwe Abanyekongo n'Abanyekongokazi, niba akarere k'ibiyaga byacu bya Afurika gakeneye amahoro aramye nk'uko tubibona, ntabwo nirwa nsubira mu byakozwe, abambanjirije babivuzeho, ibyaha byakozwe bikozwe n'u Rwanda muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bavuga gakeya bakavuga make, ariko iby'ingenzi byose barabivuze. Perezida nyakwigendera waba ndukunda kuvuga ngo amatora azogenda neza cyane. Uwo ninde? Perezida Nkurunziza yavuze ku mugaragaro ati umwanzi w'u Burundi ni Perezida Evariste. We abivuga buri gihe, arabivuga buri gihe ku mugaragaro rwose, avuga ati barenda kuntera, ariko nibantera bazatera Bujumbura, ngewe ngane hehe? Ubwo purakabara nayivuze ku mugaragaro. Se murumva ibyo bintu bimeze bite? Murumva ko Perezida wa Kongo we yarabivuze ku mugaragaro, ariko icyanteye ubwoba mu byo yavuze byose nuko yavuze ngo nitegereje abategetsi bo mu Rwanda ukuntu bakora, nsanga bakora nk'amadayimoni. Undi mu perezida uri mu rwego akabivuga, ntabwo yari amagambo yo gukinishwa, nuko yabibonye n'amaso ye. Dufite ikibazo gikomeye rero, dufite ikibazo gikomeye. U Rwanda rurazira kubura umutegetsi unyuze umutima w'umuremyi. U Rwanda ruranze ruterereje akarere kose, rutetereje akarere kose kubera abategetsi bategekana ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Nicyo kibuze gusa, nicyo nta kintu biriya Nyagasani avuga. Ubwo rero bavandimwe, ubwo twaje duturutse hirya no hino ku isi ngo duteranire hano Tawa, nimumfashe mu by'ukuri dutangaze kandi twemeze ku mugaragaro ko igihe kigeze ngo u Rwanda narwo rushyirwe mu maboko y'abategetsi bashya. Kandi abo bategetsi mwabumvise pe, n'abategetsi banyuze umutima w'Imana, bafite ubushake bwa politiki buhamye bwo guhagarika ziriya ntambara z'urudaca. Ni icyemezo cyo mu rwego rwa politiki abantu bafata kandi kigakorwa. Abategetsi bazibukira ingeso ntindi yo gusahura ubukungu bw'ibindi bihugu by'abaturanyi, cyane cyane ubukungu bwa Kongo nk'uko byavuzwe na Chancelier. Gucika burundu ku muco mubi wo kuvogera ubusugire bwabyo, ahubwo abategetsi biyemeza guharanira kugarura umwuka mwiza n'umugenderano mwiza n'ububanyi bwiza n'amahanga, atari ubushwanye n'amahanga mu bihugu duturanye, ubundi amahoro agahinda. Nanjye reka ngushe muri ry'abambanjirije, nari mfite inkuru nziza yo kubabwira. Kubera ko hari abanyarwanda bamaze igihe kitari gito bitegura iyo misiyo. Barahari ntagire ubashuka ngo reka dango twese turi bamwe, ngo hari abantu bamaze iminsi bitegura, agafata umwaka wose ajya muri ya mashuri bahoze bababwira yiga,
abifatanyije n'akazi n'inshingano z'urugo kugira ngo ariko yagira icyo yunguka kuri iri banga ry'igihugu. Barahari rero, hari wenda abatari no muri iryo shuri ariko bamaze igihe babyitegura mu bundi buryo bwo gusenga no kwegera Imana ku musozi nka Salomoni kugira ngo ibahe ubutumwa. Barahari. Ubu rero nanjye ndumva ntewe ishema rwose no kuba nashobora gutangaza ko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro igeze ku gihagararo gihamye cyo kuba yaha abanyarwanda nibura intangiriro y'abategetsi batubakiye ku bwibone, abategetsi batubakiye kuri arrogance. Rya shuri rimaze guhabwa intego kuba ari kwitegura ubuyobozi ngo doces dabo vobis, muzarisanga ku rubuga rwose rwa AIPA, cyane cyane ku gice cy'abiteguye kuzaba abayobozi, kuko abitegura dufite n'abitegura kuzaba ingabo z'igihugu, wenda biraza kuvugwa nabo bafite indi ntego ivuga ko bo baharanira ko igihugu kimwe kigomba kugira ini nation, kigomba kubihaga rimwe ntiribemwe amahanga menshi, kuko abantu bahagurutse bakajya kwica abandi ngo batsembe nuko baba babonye ko ari abanyamahanga, ko batari bamwe. Iyo igihugu kigikora ibyo ngibyo kiba kirimo amahanga menshi, icyo cyaha nacyo murakizi, wenda nicyo tuzira n'ubu ngubu. Ako kageso ko kujya kumena amaraso y'abandi, ko mudahuje ubwoko, ko mudahuje akarere, niko gakurura aya mashyano yose tubona. Nubwo nahoze nivugisha ngo ndi gusenga mbaze Nyagasani ngo twakoze iki, ibyo twakoze turabizi, iryo vangura riteye rityo igihe rikiriho nta buryo tutagira ibyago, kuko ntidushobora gutera imbere. Niba hari abayobozi babyemera ibyo ngibyo, ntibanyuze umutima w'Imana, ntibayoboresha ya gahunda Imana yaduhaye, ya politiki yaduhaye yo gutegekesha ubushishozi n'ubwenge bwinshi. Aba rero abo bari kwitegura mbabwiye niyo ntego bafite, ko bazaba bamwe muri abo bashumba Imana ishaka gutanga, banyuze umutima wayo, biteguye kuzakoresha ubushishozi n'ubwenge bwinshi. Niba bazabigeraho ntabwo mbishidikanya, ngewe natangiye kubona ko ari ibintu bishoboka mu rugero ubushobozi bwa muntu bwadufashamo, kandi Imana nayo ikikomereza. Niba hari abarangije muri AIPA hano cyangwa se bari mu mwaka muri promotion iriho, muhaguruke tubasuhuze, kuko ntago muti igihe muri kwitegura neza. Muhaguruke rwose. Ubu mvu bravo bravo. Iyo mvuze rero ngo hari abari kubyitegura, abaseni na kimwe cya 10 cy'abarangije promotion ya mbere yarangijemo 45 bitwaga abo bantu muzi izina babahaye barangije izina ishuri ryabahaye. Aba barimu rega ntabwo ari umwarimu umwe uhari hano, hari abarimu bangahera nibura 3. Muzi izina bahaye abo ngabo barangije muri promotion ya mbere, babise prudence. Mu Kinyarwanda ni abaki? Mu Kinyarwanda ni abaki? Abashishoza. Niyo promotion ya mbere, abashishoza bwa bushishoza. Promotion ya kabiri nayo yarangijemo 65, 68 nibyo 68 nabo bararangije. Abo ngabo bahawe izina ryitwa ngo iki? Abacurabwenge, bwa bundi burimo hano bwo muri Bibiliya. Nibacura ubundi ibyo birabareba, dore ubucurabwenge naha abacurabwenge. Promotion ya gatatu nayo irangije ejo mu kwa 7, yarangije uko ari amashami 2, harimo abayobozi bakuru ba gisirikare. Ibyo tuvuga biriho, ntabwo ari amagambo. N'abandi bose hamwe ni 95. Ubwo abantu ndi bari kwitegura koko. Ese muragize ngo nukuza weekend imwe bakicara aho ngaho bagiye mu ngando, ubundi bakavuga ngo bararangije nibura umwaka wose. Abarimu bakabagira mu ishuri, bagakorera mu rugo, bagakorera ku kazi, bakarangiza hari ikintu bungutse. Ahasigaye no kubiba, Imana niyo isarura, ariko hari abari kubyitegura. Iyo promotion ya gatatu ngo yitwa ngo iki? Ngo bo babahaye izina ngo ni Wazalendo. Wazalendo ni ukuvuga iki? Wazalendo abakunda gakondo rya sezerano ry'Imana, abihambiriye kuri gakondo, abashishoza, abacurabwenge, abihambiriye kuri gakondo. Harya ubwo umugani wo ntugana nakariho, ubwo ayo mazina ntacyo asobanuye. Ubwo abo bantu ntabwo bari kwitegura koko, kandi bari kwitegura ubuyobozi bw'igihugu. Umva ngana ku musozo, reka mbonereho umwanya wo gushimira. Nakabanga mbabwiye rwose, nakabanga mbabwiye, reka nshimire abayobozi b'ibihugu byo muri Karakarera, cyane cyane ku buryo bw'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi waduhaye amahirwe yo kutwakira, akadutega amatwi. Abandi simba babwira, ariko nabo baratwakiriye. Ayo Burundi ari gushaka kumenya niba twarahanyuze n'abandi bo mu karere, kandi twakiriwe neza, nta banga ribirimo.
kuko havugwa ibyiza, havugwa gahunda y'amahoro, havugwa gahunda yo gufatanya kugira ngo ibibazo biboneke. Niryo rya jambo ryavuzwe na ministre muri presidence, kuko rivuga ngo hari formule, ngo hari imbundo yuko igisubizo cyaboneka. Hari formule bantu baranje kuyishushanya, irahari. Iyo formule ni iki? Nuko amahirwe yo kwikura mu makuba akarere kacu gafite ni menshi cyane mu by'ukuri, kubera ibintu nka bitatu gusa byonyine umuntu yavuga atabitinze. Icyambere n'amateka dusangiye, murabizi ko dusangiye amateka. U Rwanda n'u Burundi byabaye igihugu kimwe imyaka ingahe? Igihugu kimwe imyaka ingahe? Kabiri twigengeye umunsi umwe tubona kuba ibihugu bibiri. Abantu bari igihugu kimwe, niki harya ko tutarwanya icyo gihe mu myaka 70 twari igihugu kimwe, niki cyatubuza kongera gukorana kugira ngo tugire amahoro twembi? Kuki tugomba guhangana? U Rwanda, u Burundi na Kongo babaye igihugu kimwe imyaka ingahe? Nibura 43. Ubwo duhereye ryari? Muri 18 Abadage bamaze gutsindwa, tweguriwe Ababirigi bakatwomeka kuri Kongo. Kongo igahindura izina, reka twari igihugu kimwe ikaba Kongo Mbirigi Rwanda Urundi. Abantu twabanye, umugore mu maranye imyaka 43, mwabasaza mwe ko mujya mukubagana 43, umugabo mu maranye imyaka 43 koko, ubundi ubwo mutaye wabugiye he mu by'ukuri? Mubamusa mwaratangiye gusa. Biriya bihugu bishobora kubana. Muri ayo mateka dusangiye hari umushinga wavuzwe wigeze kubaho wari ingirakamaro cyane kandi wari ushinzwe koko integration. Nabajije Kinshasa mbazi Bujumbura bavuga ko n'ibyangombwa uwo mushinga utanga bigikoreshwa, atanga n'amakarite d'identité, ibintu bimeze nk'amakarite d'identité, yari laissez-passer. Uwo mushinga witwaga ngo iki? Ibi abanyaburayi batarakora hari ibingibi byabo bya Union Européenne, twe twari twarakoze CPG kandi byaragendaga. Byahagaze ryari? Formule rero yambundo bavugaga ubu ngubu ikihutirwa kugira ngo amahoro aboneke muri kara karere, byanavuzwe mu by'ukuri n'abandi wenda baraza kubigarukaho, nuko twafatanya abo ngabo batatu kwigizayo kidobya. Ubutegetsi bwa kuzimu nta kindi bwatumarira uretse ibyo tumaze mu myaka 30 irenga tubona. U Rwanda rugomba gushyirwa mu maboko y'abategetsi bashya. Icyo ni umwarimu uvuga igifaransa yavuze ngo ni condition sine qua non. Bishaka kuvuga icyo wewe uzikiratini wa munya Australia? Condition sine qua non niko mwarimu yavuze. Sine qua non. Iyo mpamvu itabayeho ntibyakunda, ntibyashoboka. U Rwanda rudahawe abategetsi bazima, ikibazo cyo kubona igisubizo cy'amahoro nticyashoboka. Iyo ni formule ikomeye cyane, ariko kugira ngo tubigereho mwarabibonye tugomba gufatanya uko turi batatu. Bigeze kure. CPGR ubwayo nyuma y'icyo ngicyo yakongera rwose kabyutswe, igahabwa ububasha, igahabwa ubushobozi, igahabwa ubushobozi burenzeho bwo gukemura ibibazo no gusangira amahirwe y'ibyiza Imana yahaye kari akarere k'ibiyaga bigari. Ibyo byagiye bivugwa, abaperezida bagasinya. Perezida Tshisekedi nyabone muze wenda dusaranganye, dore mujyana indege zanyu yo mushaka, muze mucukura ibyo mushaka, ariko muduha amahoro. Byaranze kubera iki? Condition sine qua non. Ni iyihe? Nuko i Kigali hagomba kujya ubutegetsi bunyuze umutima w'Imana, butegekana ubushishozi n'ubwenge, nta bindi. CPGR rero ishobora kuzaba igisubizo gikomeye cyane, kandi ubutegetsi buhindutse mu Rwanda ni nk'aka kanya yakongera gahabwa ubushobozi, ubundi biriya byananiranye byo gushaka amahoro bikaboneka. Gusa buriya ministre wo muri presidence nicyo yari yaterewe kubabwira, avuga ati ariko hari irindi banga ririmo. Ingingo ya 3 nuko dusaba dukomeje ko Galaxy cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yakwemerwa n'ibyo bihugu byo muri CPGR nubwo byatangiye, ariko no muri East African Community nka interlocuteur, no muri professeur yabivuze, nkaho ari ishyirahamwe riharanira inyungu z'abanyarwanda. Nubwo itaragera ku butegetsi, ariko nibura igahabwa icyicaro mu nzego ziriya miryango y'akarere nayo, kandi igahabwa n'ijambo muri ziriya nama ziba zishaka ibisubizo. Biri mu nzira, ntimugire ngo turi kubivuga bitari mu nzira, ni nacyo duharanira. Mbere yuko nanzura, iyi nama y'uyu munsi yashoboraga kutaba, kandi mwari mwabyumvise, nta makuru mwagiye mwumva hirya no hino.
ariko ko naje nirihiye itike, uwavuye muri Norvège akirihira itike, uwavuye muri Australia akirihira itike, mubabazi bariyirihiye. Kuki hagomba kugira leta ihangayikishwa nuko abo bantu batahura ngo baganire kandi nta n'ikindi bagiye gukora? Kubera iki? Muri mu kibazo dufite, ariko muranakiza nuko abo bayobozi ari bande bakuzimu. Abantu barahura ngo basabane bashaka ibisubizo, bo bagashaka guhagarika ibyo ngibyo, ariko murabona turahari nyine, turahari kandi biragenda neza. Ubwo wenda niba bashakaga igisubizo barakibonye uyu munsi. Ndagiraga rero ngo byumvikane neza abavandimwe, iyaba nashoboraga guha izina iki kiganiro, nari kuvuga ngo nzabaha abategetsi banyuze umutima wanjye, bityo nzabategekane ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Ndagira rwose ngo nongere mbashimire mwese, nshimira abanyekongo turi kumwe, nshimira abarundi, nshimire mwebwe mwese mwitanga mugakora mutwari gutunga abana, mukaza mu rugendo mu nama nk'iyi mpuzamahanga, mugakomeza gushyigikira Gregisi ngo itere imbere, mugakomeza gushyigikira abaminisitiri, muhereye kuri minisitiri w'intebe, muri duke muri ya mishinga bagiye babaha ngo tugire udukorwa dukora, kuko biriya bikorwa icyo bimaze ntawe bihemba muri twebwe, nta n'uwo bitunze, ariko biriya bikorwa biratuma twitoza uriya murimo wo kwita ku bakene, wo kwita ku bana bari mu mashyamba, wo kugira ngo abantu bahugurwe. Aba barimu bose turi kuvuga hano nta n'umuhembwa n'idolari ririmo, ariko bakabyitangira umwaka wose. Ba Jacques twaratangiranye na Lieutenant General n'aba Inyasi, umwaka urangiye nagira ngo ntibari bwemere gukomeza umwaka wa kabiri, bavuga ngo dukomeze, bati turakomeza da, turabuzwa n'iki? Singo aba nababeshera bahari, n'ubu bari muri promotion ya 4. Simpamye ko bazahagarara ejo, ariko barashaka kubikomereza i Kigali kandi bizaza. Mwese ndabashimira ku muganda mutanga, ariko nkabashimira cyane banyarwandakazi muri hirya no hino, abanyekongo, abarundi dukunda kubahamagara mu biganiro, nkabashimira ukuntu mukomeza kudushyigikira, mukomeza kudufasha mu isengesho, ukuntu mwahinduye izina rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, mukongeraho uko Ministre des Affaires étrangères wabivuze ngo muzongere gukora no mu mitima y'abanyarwanda aho bari hose no mu Rwanda ndetse. Ndabashimira rwose iyo nkunga, urwo rukundo. Ngashimira abafata umwanya bagasenga Imana ngo dutoranyirize abategetsi banyuze umutima wawe, ndetse bakanongeraho ubwo bajya babimbwira ati no muri Gregisi kandi buriya ubatoranyije nta nubwo twababara rwose, nta gahinda twagira. Reka dusoze turirimba kandi dusenga. Hari indirimbo navuze ngo nzashimira Imana nzayisingiza, mbwire hose ibyiza yankoreye, amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Dusabana bitukanarambirwa, turakwinginze uduhitiremo, wowe umenye ibidukwiriye kandi byose ukabigaba ku buntu. Nzashimira Imana nzayisingiza, mbwire hose ibyiza yankoreye, nzayibyinira neza, amaboko nsohoze ubutumwa yampaye. Soze mbifuriza kugira konvansiyo nziza, turacyakomeza kuganira, mu kanya turaza no gusangira. Mugire inama nziza ya hano Ottawa, kandi Imana ibibaheremo mwese n'ibyanyu umugisha. Murakoze.